Ndabasuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri izi YouTube channel yanyu n'ama TikTok yanyu. Uyu munsi tugarutse kuri iyi video. Hari ikibazo cyinshi mukunda kujya muhura nacyo, ukunze gukora cyane ukabona channel history byabaye ikibazo. Ngiye kukubwiza ukuri yuko utaba monetization kuri YouTube channel udafite channel history cyangwa utarubatse icyo bita channel history. Dore igisabwe rero muri iyi video ngiye kukubwira uburyo cyo ushobora guhita ufungura channel history yawe byihuse iminsi mikeya cyane. Wowe kanda like ku video ukane na subscribe na follow ubundi duhite dutangira. Ese bundi channel history ni iki? Channel history ni uburyo YouTube igaragaza ko uri umu content creator wemewe ukora consistently kuri YouTube channel yawe. Bishatse kuvuga iki? Ni igihe YouTube ibona ko uri umu content creator ukurikiza amategeko ya YouTube, wubahiriza igihe consistently, ufite time yawe ugenderaho na rema. Channel history rero ngiye kubanza nkubwire ngo ishobora kuba yafunguka hagati y'iminsi 12 kugeza ku minsi 30. Channel history igomba kuba yafungutse mu gihe ukurikije izi step ngiye kukubwira muri iyi video. Kandi ndaza kukumenyesha ko iyi YouTube channel nibategurira ubumenyi bugiye butandukanye bw'ikoranabuhanga, ikabagezaho ibiganiro by'ubwenge kandi wageze kuri kamera kandi bakandaho. Noneho ngiye kukubwira ikintu cya mbere ugomba gukora consistently. Mbere yo kugira ngo usobanukirwe consistently, menya upload consistently. Upload consistently mbundi ni uburyo uvuga ati uko ngiye kwa uploadinga video yanjye kuri YouTube, kuri TikTok, ngomba kuba mfite isaha runaka niyemeje. Ntugakore video uko bishatse uko wumva byakuje, ahubwo wowe kora consistently. Guys, kora consistently ku buryo uzajya uploadinga video yawe mu gihe wabiteguye, wihe isaha ntarengwa. Uvuga ati nkuko Chalamu Hope TV tubigenza, buri saa 9 ni video, buri saa 9 ni video na short video. Ugakora consistently ku buryo YouTube ubwayo imenya ngo iyi saha ni uyu muntu akora iyi video igamije kwibingi. Kandi ikintu cya kabiri, usobanure abantu ukoresheje title, thumbnail, description na tags. Ukoreshe thumbnail, tags na description, usobanure video yawe neza ikivuga ukoresheje title, description na tags. Ntugafate title ngo uyitandukanye n'ibiri muri video. Ibyo bintu YouTube irabyanga. Ibyo nabyo ni ingenzi cyane, ariko by'umwihariko upload consistently, ukora algorithm ya YouTube irabyikunda cyane. Ikintu cya gatatu, ugomba kumenya gukora buri poster uko ukoze buri video. Ukora poster, ukora video. Ukore video, uploadinga video, uyishyiraho ni poster yayo uvuga ku by'iyo video, aho baza abagukurikirana bawe ati nibihe nazakora. Ibyo nabyo algorithm ya YouTube irabikunda cyane. Irinde kuzamura subscribe nyinshi cyane, cyangwa like nyinshi cyane, cyangwa views nyinshi cyane zirenze subscribe. Zamura views nyinshi na subscribe nyinshi na watch time nyinshi, bigende kuri rhythm imwe. Uko like zizamuka aba ariko bizamuka nabyo. Ikintu cya kabiri, shishikariza abantu bawe gukora follow, subscribe na like kuri buri video. By'umwihariko bajye bandika muri comment, nibashaka mujye mwandikamo ngo hi Chalamu Hope TV, wandikamo ngo turabakurikirana cyane. Wandika muri comment by'umwihariko kugira ngo tubone ko mu mutwitaye. Uko ngo shishikariza gukora like na comment, ngagusaba gukora na share kuri bagenzi bawe babona bakeneye video. Nawe ujye ukora video ifite introduction nziza, hahandi uzajya ubabwira uti ubashishikariza gukora like, share na comment. Ibyo algorithm ya YouTube irabikunda cyane. By'umwihariko YouTube ikunda umu content creator ukora long video na short video igihe cyose. Ukoze long video uyikore na short video. Nkuko Chalamu Hope TV tubigenza, dukora long video, dugakora na short video, ubundi tukabakorera na poster. Tubabaza ati se niye video wumva twazabakorera. Tukaba twakubaza nk'ikibazo kuga poster twakoze, tukakubaza ati se ushobora nko kumubaza ati se WhatsApp channel irahemba, yes or no. Ugashyiraho 70% na ya yes na no ya 90%.
ibyo YouTube ubwayo irabikunda cyane. Rero nagira ngo nkubwire ko kugira ngo ube monetization bundi kuri YouTube channel ugomba kuba ukora video yawe ufite channel history. Burya channel history wamaze kwifungura on uba waramaje kujuza bimwe bisabwa kugira ngo YouTube channel yawe iguhembe. Niyo mpamvu uba ubona mba naguteguriye ibiganiro by'ubwenge kuri YouTube channel yacu kugira ngo ugende ubasha gusobanukirwa muri urugendo rwa YouTube channel. Tuzabafasha mujye mwandika muri comment ibitekerezo muba mufite nibazo muhura nabyo iyo muri gukora consistently zanyu kuzamura ama YouTube channel yanyu. Turira no kugira ngo tubafashe muri urugendo rwa monetization. Mwibutse gukora subscribe niba uri mushyashya kuri YouTube, nawe uhasanzwe wibuke gufungura inzogera kugira ngo YouTube iba igibasha kukugezaho video zacu mu bambe. Ukande na like, ukore na share ku bagenzi bawe bakomeye bari bakeneye iyi video. Mwibutse ko twari turi kumwe na Chalam Hope TV ku bufatanye na Kenny Easy Entertainment ku bufatanye na Hermes. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Duhure muri video zitaha.